Ndagusuhuje, aha ni kuri Odelade TV Show, ikaze kuri Odelade TV Show aho mbagezeho ibiganiro bitandukanye bifasha umuntu guhindura ubuzima. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe zimwe mu mpamvu zituma umukobwa cyangwa se umuhungu wabyaye mbere yo gushaka ahora afite igihunga uwo mwana yabyaye. Muhawe ikaze. Umwanya wa mbere turasanga ko atinya ko umwana atakirwa neza muri uwo muryango yashatsemo. Ku mwanya wa kabiri turasanga ko yumva ko cibwa urubanza n'abandi bantu kumva ko yabyaye mbere y'uko ashaka. Ku mwanya wa gatatu turasanga ko atinya ko umwana atakirwa neza kandi ko umwana atandukanye n'abavukiye muri urwo rugo. Ibyo akaba ari byo bituma yumva amufitiye igihunga, kumva amufitiye ubwoba. Ku mwanya wa kane atinya ko umwana yateza amakimbirane ko bashakanye atamwakiye neza cyangwa se abandi bantu bo ku ruhande. Ku mwanya wa gatanu yumva ko batazamukundira umwana umuryango yashatsemo cyangwa se uwo yashatse. Ibyo rero akaba ari byo bimutera igihunga, agahora yumva ko umwana batamukunda, agahora amufitiye igihunga. Ku mwanya wa gatandatu atinya ko umwana azabura uburenganzira muri uwo muryango kuko uwo muryango atari we yavutsemo. Ku mwanya wa karindwi yumva ko umwana azababazwa mu buzima bwe bwa buri munsi kubera ko abo bavukana ku mubyeyi umwe, kumva ko adafite uburenganzira bakaba bamubabaza. Ku mwanya wa munani uwo mubyeyi atinya ko abandi bantu bo mu muryango we cyangwa se uwo bashakanye batazamufasha ku burere bw'umwana. Ku mwanya wa cyenda uwo mubyeyi agatinya ko umwana azamubera umutwaro, kuba yamuzana muri urwo rugo rushya bizatuma aba umutwaro. Ibyo bigatuma ahora afite igishyika n'impungenge mu mwana. Ku mwanya wa cumi uwo mubyeyi ahora atinya ko azatakaza icyizere ku bandi bantu bo mu muryango we cyangwa se ko bashakanye kuko nyine yashatse afite umwana yabyaye mbere. Uyu munsi rero twareberaga hamwe impamvu 10 zituma umukobwa cyangwa se umuhungu wabyaye mbere y'uko ashaka ahora afite igishyika cyangwa se impungenge uwo mwana yazanye muri urwo rugo. Uwo mwana yazanye muri urwo rugo. Ku mwanya wa mbere twasanze ko uwo mubyeyi aba afite impungenge z'uko atinya ko umwana we atazakirwa neza. Mwanya wa kabiri twasanze ko atinya ko umwana azajya acibwa urubanza kuko atavukanye n'abandi bana bo muri urwo rugo. Ku mwanya wa gatatu turasanga ko umubyeyi atinya ko uwo mwana atandukanye n'abo muri urwo rugo bizamutera ikibazo cyangwa bikamutera amakimbirane. Ku mwanya wa kane twasanze ko uwo mubyeyi atinya ko hazamo amakimbirane ku bana bavukana ariko bavukana ku mubyeyi umwe, akabura uburenganzira. Umwanya wa gatanu twasanze ko umubyeyi yumva ko batazamukundira umwana kuko batavukana ari abo mu muryango we ndetse n'uwo bashakanye. Umwanya wa gatandatu turasanga ko uwo mubyeyi atinya ko umwana azabura uburenganzira muri uwo muryango. Umwanya wa karindwi turasanga ko uwo mubyeyi atinya ko umwana azababazwa muri uwo muryango kuko abantu babana ari abo mu muryango we ndetse n'abo bavukana ku mubyeyi umwe. Ibyo akaba ari byo bimutera impungenge zo kumva ko umwana adakunzwe cyangwa se atazakundwa. Ku mwanya wa munani turasanga ko atinya ko uwo bashakanye atazamufasha uburere bwa wa mwana kuko yumva ko atamubyaye. Ku mwanya wa cyenda turasanga ko wa mubyeyi atinya ko umwana azamubera umutwaro mu rukundo rwe rushya, ariyo mpamvu ashobora kubeshya ko umwana atamugira kugira ngo urukundo rwe rudahungabana.
iyo ni impamvu imwe yo kubeshya ishobora gutuma we abeshya kugira ngo urukundo rube rushya rudapfa, akaba afite impungenge uwo mwana, afite n'impungenge z'umuryango agiye gushakamo ko batazamukundira umwana. Ku mwanya wa 10 turahasanga ko atinya ko azatakaza icyizere mu bantu bagize uwo muryango, agatakaza icyizere cy'uko yashatse yarabyaye. Uyu munsi rero twareberaga hamwe zimwe mu mpamvu zituma umukobwa cyangwa se umuhungu wabyaye ahorana igishyika cyo kubwira uwo bashakanye, umuryango we ko afite umwana, agahora impungenge z'uko umwana batazamukunda muri uwo muryango mushya agiye gushakamo. Akaba ari impamvu n'inshuro nyinshi ashobora kubeshya, akabeshya ko adafite umwana kandi amufite. Umunsi rero twareberaga hamwe izo mpamvu zituma umuntu ashobora kubeshya, akabeshya ko adafite umwana kandi amufite, cyangwa yanamuzana muri urwo rugo agahora amufitiye amakimbirane, afitanye amakimbirane na wa wundi babana, cyangwa se niyo atagirana amakimbirane na wa wundi babana agahora afitiye igishyika wa mwana we kuko adahuje umubyeyi na ba bandi bari muri urwo rugo. Rimwe na rimwe bahaha n'imbuto, bahaha n'ibintu byo kurya, akumva yabyibera wa mwana kuko aba yumva ko wa mwana atitaweho muri urwo rugo. Uyu munsi rero ibyo nibyo twareberaga hamwe kuri Odera TV Show. Hariho n'ibindi biganiro, dukunde, ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, share, like, comment. Tuzahure mu biganiro bitaha duhujwe n'ibindi biganiro. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ntabwo gisoreje. Imana ibarinde, mwirirwe neza.